Haleluya. Amen. Yego. Dushima Imana ko twese turi mu nzu y'Imana. Ariko ngiye by'umwihariko ndayishimira ko yongeye kumpa amahirwe n'akanya keza ko kuba imbere yanyu ngo dufatanye kwiga ijambo ryayo nk'uko Imana nyine yabinyemereye uyu munsi. Amen. Ndashimira abaririmbyi batangiye batuha ubutumwa bwiza ndetse nshimira na buri muntu wese uri hano. Mbere yuko dukomeza icyanditswe ndagaruka ku magambo pasiteri yahereye havuga ngo dufite ikibazo cya generasiyo. Nibyo, dufite ikibazo cya generasiyo cy'abakuru n'abakiri batoya. Uko imyaka igenda ishira indi gataha cyangwa indi kaza, ibintu bigenda bihinduka. Amena. Imyumvire yacu igatandukana, hakaba hari imyumvire y'abakuru n'imyumvire y'abatoya. Ariko ikintu kimwe dukwiye kumenya nuko ijambo ry'Imana ryo ntabwo rikura ngo risaze, nta nubwo rijya rihinduka. Uko ryahoze kera na n'uyu munsi niko riri. Uko ryigishaga ba kera nabo uyu munsi niko rigira rite ribigisha. Mu yandi magambo, ijambo ry'Imana rireba amagenerasiyo yose. Amina. Ntatinze rero ndagira ngo twongere dusome twihuse icyanditswe cy'uyu munsi tugiye kuganiraho. Twarebye neza dusanga icyanditswe cy'uyu munsi kiri mu Befeso ibice 4. Turasoma ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 29. Ni amagambo menshi ariko turasoma twihuse. Mu kuyasobanura ntabwo turi butinde kandi nzi neza ko Umwuka w'Imana ari budufashe kuyumva neza. Titiri avuga ngo kwera kuzanwa na Kristo ku bapagani bahenebereye. Nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ubwenge bwabo buri mu mwijima kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke, byose bifatanije no kwifuza. Ariko mwebweho ni mwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri bihura n'ukuri ko muri Yesu. Bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza, gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanwe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenga mukirakaye, kandi ntimubererekere Satani. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko ye byiza, kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvishe umugisha. Amena. Yego. Aya ni amagambo y'Imana yanditswe n'intumwa Paul, umwe wahoze witwa Sawuli. Paul cyangwa Sawuli ni intumwa itarahamagawe kimwe na za zindi zose tuzi 12, ahubwo we yahamagara umurimo w'Imana nyuma ho gatoya. Amen. Iyo dusomye ibyakozwe n'intumwa, nimwe dusanga inkuru za Paulo, tukabona uburyo yatunguwe na Yesu mu buryo bw'igitangaza bukomeye, akamuha inshingano zo kujya guteka kumukorera no kubwiriza ubutumwa bwiza. Aya magambo rero ni amagambo yongeye kwandikira iri torero, ariko muri rusange ntabwo ari bwo bwa mbere yarayavuze. Yagiye yavuga mu bice byinshi bigiye bitandukanye ndetse abwira amatorero agiye atandukanye. Ikindi wamenya nuko aya magambo Paulo ayandika yari ari mu nzu y'imbohe, yari ari i Roma mu nzu y'imbohe yandikira iri torero. Bigaragara ko iri torero yari arizi neza
ndetse bigaragara ko mu by'ukuri ubutumwa cyangwa se uburyo bitwara. Ubwo nituvuga Efeso wumve n'ibindi bice byose cyangwa se ukuntu itorero ryari rifite akaga kubera ko ryari rigoswe n'iki n'abo bantu bafite ingeso mbi. Harimo n'ayo matorero yose twagiye tuvuga, harimo n'irya Galatiya twabonye yandikiye aya magambo. Ngiye kwifasha kugira ngo tugire gute tugaragaze umuntu wa kera arangwa n'iki. Icyambere twangiye ko ari ubusambanyi. Ubusambanyi bukorwa mu buryo bubiri. Hari ubusambanyi bukorwa n'abantu bakuru, ariko hari n'ubusambanyi bukorwa n'abantu bato. Ubwo ndacyagaruka kuri generasiyo. Ubusambanyi bukorwa n'abantu bakuru mu cyongereza n'ubwo bita adultery. None ubusambanyi bukorwa n'abakiri batoya cyangwa se batari bashaka ngo bubake ingo, mu cyongereza tubita fornication. Mu itorero rero ry'iki gihe naje gukora ubushakashatsi, sanga icyo kintu kireze kandi gisenya itorero cyane. Imana ishimwe ko twebwe mu itorero rya Rugerero Ebeseri ntabwo ibyo bintu tubikora. Amen. Icya kabiri, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke. Gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, ibi ni ibikorwa bishobora gutuma ubwawe wandagara cyangwa se ukagaragara nabi mu maso y'abandi, ukaba wanababera igisitaza mu gihe utazi cyangwa se unazi, ariko bikaca umuziki abantu. Muramubera ko niba kwigisha kuri ibi ngibi akenshi tugunda kumva ubuhanuzi, tukumva ibintu bikomeye byiza, tukumva turishimye twitera hejuru, ariko ndagira ngo duhugurane kuko niyo mpamvu Imana yampaye amahirwe uyu munsi. Ibiteye isoni mu cyongereza nibyo twita indecency. Ibiteye isoni bishobora kuba ari amagambo cyangwa se bishobora kuba ari imyambarire cyangwa se uburyo umubiri wawe ukoresha ukagaragara uko utagombye kugira gute kugaragara. Icyo Pawulo yaravuze ati oya, ntago abana b'Imana mu by'ukuri bakwiriye kugira gute kwitwara gutyo. Akomeza atwereka umuntu wa kera ndetse n'umuntu utari wahinduka rwose. Yongeramo ijambo ngo gusenga ibishushanyo. Gusenga ibishushanyo, iki natwe turagifite mu itorero ry'uyu munsi. Ushobora kubaza ko nta kintu njya mfukama imbere ngo nsenge, ko nta n'icyo nanabaje nta n'ijye kugura ku isoko, ariko birahari byinshi. Icya mbere, hari ushobora kubera ibishushanyo. Amafaranga ashobora kubera igishushanyo, ugahugira mu kuyashaka ariko ukibagirwa iki? Imana. Yego, iyo tuvuzana ibishushanyo wumve ko ni ikintu icyo ari cyo cyose cyasimbura Imana, ariko ushobora kurebesha amaso cyangwa ukaba wanagikoraho. Amen. Ikindi, ibyo utunze bishobora kukubera iki? Igishushanyo. Bishobora kukubera ikigirwamana. Uwo ukunda ashobora kukubera ikigirwamana, akakubera igishushanyo mu maso y'Imana utitonze. Amen. Telefone utunze nayo ishobora kukubera igishushanyo cyangwa ikigirwamana. Televiziyo iwawe ishobora kubera ikigirwamana cyangwa ikakubera igishushanyo ubaye utitonze, kubera ko ishobora kukurangaza bikazarangira uburiye Imana umwanya, wareba nawe ugatungurwa. Ijwi n'Imana y'Imana bikavuga ukiri muri ayo. Amen. Ikindi Pawulo yatubwiye kiranga umuntu wa kera ni ugutongana. Kugira gute? Gutongana. Ese turatongana? Imana ishimwe ko twebwe abakristo bo muri Rugerero ntabwo tujye dutongana. Mu rugo iwacu ni amahoro, tuba tumeze neza, turabatagatifu. Ariko gutongana ni indi mpamvu imwe cyangwa ikimenyetso kimwe kiranga umuntu wa kera utari wahinduka, nubwo yaba yarakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza we, ariko kuba iki kintu wagikora nagikora ni ikibazo. Ikindi, ishyari. Amen. Ishyari ni ukureba umuntu wibereyeho neza waranzwe ati ariko buriya birakujya atari ngewe wabibonyera, icyama akaba ari ngewe ubigira hanyuma bakabibura. Icyo gihe ni ishyari. Dufite n'amagambo abiri mu Kinyarwanda, tugira ishyari n'ishyaka. Mwebwe ndabifuriza ko mwagira ishyaka, ishyari mukarireka. Amen. Kuba wari mugenzi wawe ukuma wamwigira ukagira ibyo ukora nta kibazo,
ibyo bikoranye umutima mwiza tubyita ishyaka, ariko iyo wumva ibyo bintu byamwamurwa bikaguhabwa, icyo ngicyo kiba gihindutse iki? Ishyari. Ese tugira ishyari ntabwo mbizi, ariko Imana itugirire neza. Yego. Ikindi ni umujinya. Umujinya naho nakoze ubushakashatsi nsanga ari ikintu gikomeye mu itorero, ndetse kirisenya bikagera kure, aho abantu barakarirana kandi basengana, hanyuma bikagenda bigafata igihe kirekire, bakazarinda aho banagirana nabi, cyangwa se aho umwe avuye mu itorero akagira gute? Akigenda akaba ati njyewe kwa ko runaka yangiriye gutya, njyewe ndagiye. Imana ishimwe ko nta baragenda kuri Ebeseri Rugerero kubera yuko hari abantu bamurakaje. Amen. Umujinya. Ikindi amahane. Amahane. Sinzi niba ijambo amahane twese turyumva. Amahane ni ukuba abantu bari kumwe, hanyuma ntibumve ibintu kimwe, hanyuma bamwe bagatangira gutera hejuru ngo ibyanjye nibyo numva byakagombye gushyigikirwa, ibyanjye nibyo numva byagombye gushyigikirwa, hanyuma bikarangira nta kintu bagezeho, ubwo bikarangira basenya aho kugira gute? Aho kugira ngo bubake. Ese tujya duhanganisha ibitekerezo mu itorero ryacu? Imana ishimwe ko nabyo nta bihari. Kwitandukanya no kwirema ibice, iyo nayo ni indi ngingo, divisionism mu Cyongereza. Kwirema ibice. Muri iki gihe cya Pawulo, iyo usomye inzandiko zigiye zitandukanye, usanga hari igihe cyageze abantu batangira kwiyumvanamo, bati njyewe niyumva muri Alex, njyewe niyumva muri Pasteur Damascene, uriya nta kintu yagira gute? Yambwira. Njyewe ninya kuderega nzakoresha uyu nguko niwe muntu wa hafi yanjye. Niyo mpamvu bamwe batanywa njyewe ndi wa Pawulo, njyewe ndi wa Apolo, njyewe ndi wa Petero, njyewe ndi uyu n'uyu. Byagera kuri wa wundi bati uriya nta nubwo shaka no kumwumva. Itorero ry'iki gihe naryo risengwe n'ibyo bintu. Kumva ko hari umuntu wakubwira ikintu mu itorero, kumva ko hari umuntu wabwiriza ukumva, kumva ko hari umuntu waguha inshingano ukazumva, ariko undi yaguha inshingano ugagira gute? Ugapinga. Ntabwo ndi mu ruhande rwawe. Icyo nacyo gisenga itorero, ariko iyo ni ingeso iranga umuntu wa kera. Dukwiye kugira gute? Dukwiye gutekerezaho tukumva ko mu by'ukuri aho kugira ngo dushyigikire ibi ngibi dukwiye kugira gute? Kubyirinda. Ikindi nicyo bita kugomanwa, icyo mu Cyongereza bita reverence. Kugomanwa ni iki? Ahangaha harimo umugereka ngirana, harimo umuntu ugoma, hari n'undi ugoma, noneho bahura bakakora iki? Bakagomanwa. Ahangaha bishatse kuvuga ngo ni uburangare bukorwa n'abantu bahugiye ku bintu runaka, hanyuma barangiza bakibagirwa inshingano z'ibintu runaka by'ingenzi bagombaga gukora, bagatakaza umwanya mu bindi. Amen. Nese nikange mu itorero inshingano zibura umuntu uzikora abantu bahari, ariko wajya kure ugasanga bahugiye mu tundi tuntu runaka turi aho ngaho twa feke. Nyamara umurimo w'Imana urimo kwangirika, urimo kudindira, hari abagombye gukora ariko bibereye mu rugomo runaka. Kugomanwa ni ikibazo. Ikindi ni ugusinda, icyo mu Cyongereza twita drunkenness. Gusinda, ubusinzi bw'ishe itorero. Abantu mu itorero baragenda bakanywa bagasinda, bakibagirwa yuko ari abakristo, bakibagirwa yuko hari uwabahamagaye, bakibagirwa yuko hari ingeso zikwiye kubaranga, bakagenda bakanywa bakaba bakazizi. Ariko twasubira muri generasiyo y'iki gihe bakavuga ngo Yesu yaraducunguye, dupfa kuba twarihanye, ibintu byararangiye, nta kindi. Nibyo turabyemeranyaho, kuko agakiza ugahabwa by'iteka ryose. Ariko ninde wakubwiye yuko ukwiriye gukomeza ingeso zawe za kera witwasha agakiza wahawe ku buntu? Mbese waranakaguze? Amina. Hakwiye kubaho kwitonda. Nibyo koko agakiza turagahabwa kandi ku buntu, ariko se turekera aho ngaho turebere gusa? Tubona abantu basinda, tubona abantu basambana, tubona abantu biyambika ubusa, tubona abantu bameze nabi, hanyuma turekera aho ngaho? Oya, ntibikabe. Ntago dukwiye gucumura ngo dukore ibyaha ngo ubuntu bugire gute? Busage. Dukwiye kuba rwose duhindutse mu by'ukuri. Ikindi kintu kiranga umuntu wa kera, ibiganiro bibi. Ngira ngo turabyumvikanaho. Ibi ni bya biganiro biteza abaririmbyi umuntu wa kera. Icyaha muri rusange gitutandukanye n'ubushake ndetse n'urukundo rw'Imana.
igihe dukoze icyaha tukayicumuraho ntitwihane, Imana ititangira kugira gute? Hagati yacu n'Imana atangira kuzamo iki? Kuzamo umwanya runaka ntituyisanzureho. Ariko Pawulo hano aratubwira mu Bagalatiya ngo kubikora ni ikimenyetso cy'uko tutazaraga ubwami bw'Imana. Reka twivugire ku muntu mushya. Aho nakubwiraga ku muntu wa kera cyangwa se twakwita umupagani, wa muntu utaramurikirwa, wa muntu utarakira inzira nshya, wa muntu utaramenya aho akwiye kugana kugira ngo mu by'ukuri agaragare neza mu maso y'Imana. Umuntu mushya rero ni muntu ki? Umuntu wa kera twamenye ko ni umuntu urangwa n'ingeso mbi za gipagani. Mbese mu yandi magambo ni umupagani utari wamenya icyo Imana imushakaho. Uwo niwe wa wundi Imana yatekerejeho iravuga ati reka nohereze umwana wanjye nkunda cyane, hanyuma ncungurire uyu muntu. Njyewe nawe icyo gihe twari turimo, n'ubu turacyarimo, mu bapfiriwe ndetse mu bacunguwe njye nawe turimo. Ariko iki cyigisho kiravuga ngo reka twimurikeho itoroshi. Reka twimurikeho itoroshi. Ndacyari umuntu wa kera cyangwa ndi umuntu mushya? Umuntu mushya ni umuntu uwo ari we wese wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Umuntu mushya ni umuntu wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Turi hano ariko ntabwo nzi niba koko iyo nzira warayiteye. N'ubu utarayiteye ndakomeza nigisha, ariko ukomeze ubitekerezeho, ndibuze kuguha umwanya. Umuntu mushya kandi ni umuntu wakiriye agakiza, urangwa n'imbuto z'umwuka. Amen. Umuntu mushya ni umuntu wakiriye agakiza, urangwa n'imbuto z'umwuka. Ushobora kumaza ati imbuto z'umwuka ni izihe cyangwa ni